Ndabasuhuje, nitwihimbazwe Masengesho Salomo. Kano kanya ndicaye nkikijwe n'ibikuta bine, ndi mu mutuzo, byose ni ukugira ngo ikiganiro kibagereho kimeze neza. Intego yanjye ni uko umuntu wese wumva iki kiganiro avubura umusemburo wa dopamine mu mubiri we. Uyu ni umusemburo uvubuka iyo umuntu anezerewe. Uyu munsi tugiye kuvuga kuri Bugingo Maxime. Kaduhere ku karirimbo yatwigishije. Hari tariki 20 z'ukwa 10 mu mwaka wa 1977 mu bitaro bya Mugonero, ubwo Bugingo Maxime yabonaga izuba. Yabyawe na Paul Rwamatembwa na Mukarubayiza Koreta. Tariki 20 z'ukwezi kwa 10 1977 niho Maxime namwibarutse ku bitaro bya Mugonero, ubyazwa n'umukobwa witwa Gatarina. Ubungubu umukecuru aba muri Amerika. Maxime akimara kuvuka rero isi yamwitse Safari, ngo bitewe n'uko yamubyaye adahari. Nuko izina ndaryanga, ntabwo wamwita Safari kandi ko dufite umuhungu wabaga iwacu witwaga Safari wapfuye amanzaganya. Ibyo rero byatumye ryanga. Maxime akimara kuvuka, mu kwezi kumwe nari nsamye indinda ya mushiki we, mu mwaka umwe nari mfite abana babiri. Ibyo byo gukurikirwa byihuse byatumye umwana udakunda kujya hasi, wamuhozaga mu ntoki wamushyira hasi ntiyemere. Mu buto bwe Bugingo Maxime yaranzwe no kumvira ababyeyi. Yari umwana ucyaha akagaruka mu nzira nziza. Maxime yageze igihe cyo kwiga, yatangiye uwa mbere, ageze mu wa kabiri ishuri araryanga, akajya yigendera. Twamweza ku ishuri akafata ubwato akigira gutembera ku Mbabara. Nza kubwirwa nuko atakiga, ariko ngiye kumwumvira amanota nsanga yabaye uwa nyuma. Ubwo byatumye tumuzamura ava ku kigo yari ariho tumushyiraho yigishaga kugira ngo mukure surveillance. Ngize Imana mbona arakunze, yemeye kwiga. Byerekeranye n'amashuri, Bugingo Maxime yize ku bigo byinshi bitandukanye. Ay'incuke yize mu karere ka Karongi, umurenge wa Bwishyura, mu mudugudu wa Rurembo, aho bari batuye. Iryo shuri ryari ryubatse ahahoze Burarirwa, yigishwaga na Consolata. Nyuma baje kwimuka bajya ku Mugonero, aho niho yatangiriye primaire, ahiga kwigabira ibihembwe bibiri. Aha yari afite imyaka 6 y'amavuko gusa. Nyuma baje gusubira hamwe bari batuye, nuko yerekeza i Gatwaro. Ariko ageze mu wa 4 yerekeje ku Ruganda, aho nyina yigishaga, ku mpamvu yo kugira ngo amube hafi, bimwe nyina yababwiye. Segonderi yayitangiriye ku Kibisabo muri Paruwasi ya Rambura. Iyi ni Gisenyi y'uyu munsi. Aha ntiyahatinze kuko yahamaze ibihembwe bibiri. Mu mwaka wa 1992 yerekeje i Nyamishaba, ahiga imyaka 3. Kubera amateka mabi yaranze igihugu cyacu, barahunze bajya muri Kongo. Aha yize mu nkambi umwaka umwe n'igice. Bagarutse yize kuri APAD mu wa 4 no mu wa 5 inderabarezi, ubwarimu, arangiriza EDA Birambo. Akirangiza yakoze akazi k'ubwarimu agatangirira i Nyabikenke. Nyuma yerekeza i Gatwaro, aho yigishije mushiki we Ineza Fidelite. Hari muri 2001. Uwo mwaka niwe yatangiye formation zo kwiha Imana, atangirira mu Basacré-Cœur, amaramo imyaka 2. 2003 Musenyeri yamwoherereje i Buhimba kwiga filozofiya. Muri 2005 kugera 2006 yize Kabgayi, ahita yerekeza i Nyakibanda. Muri 2011 aba umusaseridoti. Umusaseridoti aba ari universel, ni ukuvuga ngo aba ari umusaseridoti ku isi hose. Ntituratinda tuvuga amaparuwasi yanyuzemo, gusa icyo wamenya yatangiriye muri Diocese ya Butare. Buri muntu wese ku isi agira ibimuranga. Bugingo Maxime nawe afite ibimuranga, dore bimwe mu bimuranga. Uyu munsi kandi yagize isabukuru. Tariki 20 z'ukwa 10 nibwo yabonye izuba. Ni n'uyu munsi amateka yakoreweho. Isabukuru nziza. Joyeux anniversaire, Maxime.
Joyeux anniversaire. Maxime, nkwifurije isabukuru nziza. Nongeye kukwishimira yuko kugeza aka kanya ugihumeka umwuka w'abazima. Maxime, uribuka nkorera nkabashyira mu bwato tukarohama? Icyo uracyibuka? Ujye ukinyibukiraho yuko nabashyize mu bwato mukarohama. Padiri Maxime, nkwifurije isabukuru nziza y'amavuko. Ikintu cyiza cyane ndi bukuvugeho ni uko ugira urukundo kandi ukaba ugira ubuntu. Ni ukuri tugusabira umugisha, Imana igikomeza kwitema. nk'uko rero mushiki wayo yivuze, mu mikurire ya Maxime yaranzwe no kugira neza, gukunda no kugira ubuntu. Na urugero nk'iyo yabaga ari mu rugo yafataga imyenda tutagikoresha yose akayifura akajya kuyitanga. No mu myambarire ye ntiyagiraga imyenda irenze ibiri, yose iyo wamuhaga yarayitangaga. Ikindi cyamuranze ni ukujya ajya gufasha abakecuru akabatahiriza akabavomera. Ni ibintu bigaragaza ubuntu n'ubugwaneza bwa Maxime. Maxime ni umuntu mwiza, twese turabizi. Ndibuka ko ndi mu wa gatandatu pirimeri yaje akadodeshereza iniforume mu gihembwe cya nyuma, ari igihembwe cya nyuma cy'umwaka. Si ibyo gusa kandi yakoze yama n'amafaranga, akazana nk'amafaranga twese akatugabanya mu rugo. Iyo yabaga yaje twabaga tuzi ko twese tubona ku mafaranga. Si n'ibyo gusa kandi ari no mu bantu ba mbere bagize igitekerezo cyo kuba banjyana mu ishuri nta mafaranga afite, ariko arabyiyemeza atarabona n'ubushobozi. Ni byinshi yakoze, tuvuze ibyo bwakwira bugacya, gusa tumwifurije isabukuru nziza. Tonto nanjye ndamuzi, agira ubuntu kandi agira n'urukundo, kandi mwifuriza isabukuru nziza. Tonto ndamukunda, agira ubuntu, na rimwe yigeze kutugurira ifiriti, kandi joyeux anniversaire. Maxime nanjye ikintu namuvugaho, agira ubuntu, agira urukundo. Ikintu mwibukiraho cyane gikomeye ni ukuntu ari mu bantu banteye imbaraga igihe nashatse gutsikira mu ishuri, kandi ari mu bantu bagiye bantera inkunga cyane muri aya mateka ngenda nkora. We na Tonto Pierre ndabashimira cyane, na Clarisse niho bantu bagiye bamfasha, yaba mu buryo buri finansiyeri, bakagumya bantera n'imbaraga bahatsunika imbere. Murakoze. Ni naha dusoreje ikiganiro cyacu.